mumbwirire wa wundi na utari wabimenya umubwire ngo byahindutse. Ni ukuvuga ngo amatorero yose yagiye ahuzwa nandi yahise anibagirana ku ikarita y'amatorero ADPR yari ifite. Urugero, nk'itorero rya ADPR Rubonobono ryateraniraga cyangwa se ryari ricumbikiwe n'itorero rya Gatsata hariya Galilaya, ryahahuriraga ndetse n'irindi torero ryitwa Karumeli. Ayo matorero yose yabaye itorero rya Gatsata. Bya bindi mwivugisha ngo itorero rya Karumeli, no. Ibyo mwivugisha ngo itorero rya Rubonobono, no. Itorero rya Gatsata. Nuvuga ngo Karumeli na Rubonobono byahurijwe mu itorero rya Gatsata. Aha hantu muhumve neza. Nukuvuga ngo rero uzajya uvuga ko utari umukristo wa Rubonobono, ahubwo uzajya uvuga ngo ni umukristo w'itorero rya Gatsata, nterana mu iteraniro rya kabiri cyangwa se rya gatatu. Nubwo buryo. Hanyuma itorero rya Rwinyana, ADPR Rwinyana. ADPR Rwinyana yahujwe n'itorero rya Nyamugari biri confirmed. Nuvuga ngo itorero rya Nyamugari bye bye. Murabeho. Nyamugari ntabwo izongera kwitwa itorero rya Nyamugari. Iba itorero rya Rwinyana rizajya riterana isaha yaryo cyangwa se mu masaha yaryo, ariko ryitwa itorero rya ADPR Rwinyana. Apana kuvuga ngo ni itorero rya Nyamugari ribarizwa ngo hana. Ndi umukristo itorero rya Rwinyana, nterana mu iteraniro rya kangahe. Nibyo birahagije. Kabiri, itorero rya Kabuye ryahujwe n'itorero rya Bweramvura. Ni ukuvuga ngo itorero rya Kabuye ryahujwe n'itorero rya Bweramvura, byose byabaye itorero rimwe. Ni ukuvuga ngo Bweramvura yahujwe n'itorero rya Kabuye. Abantu mugiye guhita mumbaza ngo Jabana kwiteranira Bweramvura, Nyacyonga kwiteranira Bweramvura byagenze gute? Ese Gihogwe, ese ndaje mbaha amakuru. Ni ukuvuga ngo rero hari itorero rya Jabana riteranira ku itorero ubu ngubu rifunguye rya Bweramvura. Biravugwa ko itorero rya Jabana ntabwo rikitwa itorero ribarizwa muri Bweramvura, ntabwo ryahujwe na Bweramvura. Ahubwo Jabana biravugwa ko rishobora kuzaba itorero ubwaryo. Amakuru mfite nayo uko Jabana mwaba mwikomera amashyi, kuko Imana irimo irashaka kugusha kavura kumugisha abantu b'Ijabana. Mbona no gusuhuza abantu bose bankurikiye b'Ijabana. Ijabana oye. Itorero rya Jabana ni ukuvuga ngo imvune mwakoresheje mugenda mugeza Bweramvura, mu gihe gitoya mugiye kuziruhuka, ahubwo mukomeze mutunganye urusengero. Ndi kujya numva mu matwi yanjye ibicuro, kumva ibicuro. Itorero rya Nyacyonga byifasha gute? Na bicuro muri kumva nta kintu batangarije. Ariko itorero rya Nyacyonga, itorero rya Bweramvura ryahujwe n'itorero rya Kabuye gusa. Abandi ubu murajye muhateranira mu gihe ifirimbi itari yavuga. Ariko mbibutse ko nyuma y'iyi myanzuro hari indi myanzuro, kuko kuwa gatanu hari inama ikomeye. Izavuga ibindi twavuga, izashyiraho ibindi byemezo. Wasanga hari izaza gufungura izo nsengero zindi. Ese muri kumwe nanjye mwateye agatebe? Ni ukuvuga ngo rero kuwa gatanu hari inama ku rwego rwa paruwasi ya Gasabo. Kuwa mbere hari inama ya Nyarugenge, paruwasi ya Nyarugenge ndetse na paruwasi ya Kicukiro, nabo bafite inama kuwa mbere. Ese izi nama zizaza gufungura amatorero, zizaza kwemeza iki? Nimutera agatebe rero sasa. Turi kumwe cyangwa ntabwo turi kumwe?
aha reka manze nigarukire nkuko natangiye mabwira ngo itorero rya Rubonobono ryambuwe umushumba, kuko iri torero ryamaze gushyirwa neza indani mu maboko mu bubasha bw'itorero rya ADPR Gatsata. Ubu ryabaye itorero rya Gatsata. Umushumba wari uri kuyobora itorero rya Rubonobono yari yujuje ibisabwa. Biravugwa ko yajyanwe kuyobora, ahise yerekeza neza indani ku itorero rya ADPR Kabuga Ville. Biravugwa ADPR Kabuga Ville. Uwayoboraga Kabuga Ville arajya kuyobora he? Urabyibajije? Ese hari abantu mubyibaza? Nyandikira mutekagira inkuru ngo amakuru. Biravugwa ko uwayoboraga Kabuga Ville ashobora kuba ari gupepera, ahubwo muwe mumubwira ngo bye. Biravugwa ashobora kuba ari gupepera. Nababwiye ngo muraje murebe impinduka nshya. Twigarukire mbagezeho idonido amakuru ko nayazanyira, ko niviriye ku kigega cy'amakuru. Hanyuma umushumba wayoboraga ku Kacyiru biravugwa ko yajyanwe kuyobora ku itorero rya ADPR Kinyinya. Kinyinya, umushumba wayoboraga ku Kacyiru yajyanwe kuyobora ku itorero rya ADPR Kinyinya. Amakuru ndafite, tera gatebe. Biravugwa ko wari uhari. Aha bikavugwa ko wayoboraga ku itorero rya Kinyinya nawe arimo agira ngo bye. Mbibutse ko abashumba bose bafite AD guhera ku itariki ya 12 ibyemezo byamaze kuba confirmed. Mwakoreye Imana izabaho umugisha, mugira urugendo rwiza. Twagiye tera gatebe. Hanyuma biravugwa ko umushumba witwa Immaculée wakoreraga i Nyarugenge yajyanwe kuyobora ku itorero rya ADPR Muhima. Wow! Abantu baratungurwa n'amakuru. Nababwiye ngo mugiye kumva amakuru. Mugiye kumva amakuru y'ibiriho n'ibivugwa. Biravugwa ko yajyanwe kuyobora hariya ku Muhima. Uwari uri ku Muhima bavuga ko yaba yajyanwe kuyobora ahitwa mu Gatsata. Bivugwa ko yayoboraga ku Muhima. Ahangaha haje uyu hagiye kujyanwa umugore waturutse i Nyarugenge. Nukuvuga ngo hano mu Gatsata hagize umugisha wo kwakira umuyobozi uturutse kuri ADPR Muhima. Turi kumwe cyangwa ntago turi kumwe? Mwandikemo mutikagira inkuru. Hanyuma rero hari uwitwa Mujiji waririmbaga muri korali Hoziyana. Dore umuntu utunguye abantu. Umuririmbyi waririmbaga muri korali Hoziyana atunguye abantu benshi, kuko bivuga ko yamaze guhabwa titire, yamaze guhabwa inkoni y'ubushumba, ajyanwe kuyobora ku itorero rya ADPR Remera. Hari i Remera. Ibaze kuva muri korali ako kanya ubwo tujya kuyobora i Remera. Narababwiye ngo Imana irazamura. Hoziyana. Wow! Kuvuga ngo waririmbaga muri korali Hoziyana ujyanwe kuyobora ADPR Remera. Inkuru nziza cyane. Biravugwa. Hanyuma rero biravugwa ko
Biravugwa ko umushumba witwa Rutagarama yagumishijwe Rwinyana akayifatanya na ADEPR Nyamugari. Uyu mushumba ntabwo yageze yimurwa, yagumye ku birindiro. Guma ku birindiro, gume ku gicaniro, imirindi y'umwami Imana ndayumva mu mwuka we. Aho nyine aho. Ariko abakristo bo kuri ADEPR Rwinyana mumeze mute? Ndabemera cyane, muri abantu b'agaciro, mufite amavuta, mufite ubwiza bw'Imana. Uzabarwanya azaba afite abadayimoni. Twagiye. Biravugwa ko ibi byose bitari byarangira, kuko kuwa gatanu hari inama yakozwe, hari inama bambe izakorwa. Kuwa gatanu hari inama izakorwa y'abayobozi bose muri Kigali. Muri Kigali hari inama y'abayobozi bose izaba kuwa gatanu. Haracyaboneka impinduka ziteye ubwoba. Mwateye agatebe nkabaha amakuru. Dore amakuru. Dore imvura y'amakuru. Dore impinduka zo guhuza amatorero uko ziteye. Nkuko nababwiye, ADEPR yongeye guhuza amatorero. Ese impinduka zizarangira ryari? Impinduka zizarangira ryari? Rwinyana ko yahujwe na Nyamugari, hanyuma ADEPR Bweramvura ikaba yahujwe na Kabuye, hanyuma ADEPR Gihogwe yahujwe na Cyuga, ihuzwa na Nyakabungo, ihuzwa na Gihogwe, yego, bikaba byabaye ADEPR Gihogwe. Ruvuga ngo Nyakabungo, yego, Nyakabungo ndetse na ririya torero rya Cyuga byabaye itorero rya Gihogwe. Nubwo Gihogwe ifunze ariko irenda gufungurwa. Hanyuma dore amakuru rero ateye ubwoba. Abayoboraga ayo matorero yose yahujwe batashye ngo batashye amaramasa, ngo bimyoza bashima mu bwanwa. Aba bose bayoboraga amatorero yahujwe batashye bashima mu bwanwa, ngo bataha amaramasa, ngo bavuga ngo dutashye amaramasa, ngo ariko twakoreye Imana. Uretse umupasitoro wa hariya ku itorero rya Rubonobono wenyine niwe wasigaye mu matorero yahujwe, naho abandi bose murabeho. We yahawe kuyobora ADEPR Kabuga, abandi bose murabeho. Ni ukuvuga ngo rero ibivugwa aba ade bye. Biravugwa ko abashumba b'amatorero bari bafite diplome za ade bambuwe inshingano burundu. Ese bateganyirizwa iki? Abantu bahise batangira kubaza ngo aba bambuwe inshingano barakoreye itorero bateganyirijwe iki? Icyo kibazo wakibazaga. Ese bateganyirizwa iki? Biravugwa ko usanzwe ari umukozi wa ADEPR akaba yarari muri systeme azahabwa imerekeza y'ukwezi kumwe. Ukwezi kumwe azahabwa imerekeza y'ukwezi kumwe. Uwari uri muri systeme nk'umukozi w'itorero w'umukorerabushake azahabwa umushahara w'ukwezi kumwe. Hari hanyuma abandi bari basanzwe badafite
uburyo bwo kuba muri systeme bo ntabwo iyi merekeza ukwezi kumwe bazayibona, ariko nabo hari icyo bateganyirijwe. Icyo bateganyirijwe rero ni iki? Nabashije gukurura amakuru y'icyo bateganyirijwe, nsanga bo ngo bateganyirijwe ngo kuzatererwa intebe z'ibyubahiro, hanyuma ngo bakabasha kuzajya bazicaraho bakavimvira, ngo bakajya bavuga ati twakoreye Imana, bari kujya bumva umunyenga w'intebe nyine ngo yo ku ruhimbi. Bagenewe intebe y'icyubahiro yo ku ruhimbi, ngo niyo mperekeza bahawe, niyo mperekeza. Intebe y'icyubahiro niyo ntebe bahawe nk'imperekeza yo ku ruhimbi. Hari amatorero yahujwe ndetse bivugwa ko yambuwe n'abashumba. Rero biravugwa ko imitungo yose ihari, iyimukanwa n'itimukanwa, mu ntege amatwi neza, aya matorero yose navuze haruguru nayo ntavuze, yahujwe, yambuwe ububasha akamburwa n'abashumba. Imitungo yayo yose, iyimukanwa n'itimukanwa. Aha muhumve neza, imitungo biravugwa ko imitungo yose ihari, iyimukanwa n'itimukanwa, bizagurishwa n'ubuyobozi bukuru bwa ADEPR. Amafaranga avuyemo azakoreshwa mu nyungu za ADEPR. Ibyo kuza muri rango ngo ziriya ntebe twari twaraziguze, ngo biriya byuma ngo byari byaguzwe n'iyi korari, ngo dore ngo rura rusengero ngo nashyizeho amabati 5, ngo dore ikibanza twakiguze muri ubu buryo. Reka da, bizagurishwa mu nyungu z'itorero ADEPR. Byose mu byitegure bigiye kuza, insengero zigiye kugurwa. Abantu mufite amafaranga mwiteguye gushora amari, cyane cyane nk'abo abantu bakeneye amasare yo guteguriramo ibirori meza. Ubwo nuvuga ngo simbizi nimbizi insengero bazigura, ariko nimba zitemere gusengerwamo se, buriya zizakorerwamo ibindi bikorwa bihe ku bantu bazazigura. Tuzareba ibyo ari byo bizaba byemerewe gukorerwamo. Aha, urugero nka ADEPR Kabuye yaragurishijwe, igurishwa $350,000. None iyo ADEPR ya Kabuye bivuga ko yahujwe n'itorero rya Bweramvura. Aka kayabo k'amafaranga ntabwo bari kuvuga terure ngo bakajyana Bweramvura, ahubwo araguma mu nyungu z'itorero ADEPR. Ubwo ngira ngo birimo birasobanuka. Hari n'ahandi hagiye hagurishwa, ndetse n'ubu ngubu hari cyari izindi sengero ziri ku isoko. Hari na video noze mbona y'urusengero ngo rwa ADEPR Kicukiro Niboye ngo irimo igurishwa. Hari urwo rusengero rurimo ruragurishwa narwo, nabonye aka video, keretse nimba rwaramaze kugurwa rukaba rwaravuye ku isoko, ariko nahoze mbona ruri ku isoko. Aha, biravugwa ko ADEPR Kicukiro Niboye urusengero rwaho ruri ku isoko. Hanyuma rero twagiye ni munyandikiramo muti kagira inkuru. ADEPR irateganya iki mu gihe kiri imbere? Biravugwa ko ku itariki ya 15 guhera ku itariki 15 z'ukwezi kwa 12 kugeza ku itariki 20 z'ukwezi kwa 12 hari igikorwa cyo gusengera abapastori 1000 bujuje ibisabwa mu matorero yose ku rwego rw'igihugu, mu ndembo zose zigize ADEPR. Hazakorwa igikorwa cyo gusengera abashumba 1000. Aha, igikorwa kizaba mu ndembo zose uko ari indembo 5. Nukuvuga ngo rero mwitegure mu kwa 12 abashumba 1000 bazasengerwa mu itorero ADEPR. Ngaye nguko reka mbashimire, mbe ngarukirije ahangaha, ariko shimire n'abantu mwese muri kumwe nanjye uko bwije nuko bukeye tugenda tubana. Nababwira ngo muri abantu b'agaciro cyane. Wowe koza subscribe, wowe urayikinga,
wowe usharinga ibiganiro byacu, wowe utanga ibitekerezo, ndagushimiye. Mbona no gushimira umuregionari umwe uba watugejejeho amakuru, kuko hari wavuze ngo ikintu cya mbere ni amakuru kamemo. Rero utabonye amakuru ntabwo ibintu birushaho kuba ubutungane. Reka mbashimire, mbabwire ngo ndabakunda kandi ndabemera. Ibiganiro byacu nakagaruka, mukomeze muryoherwa cyangwa se musharirirwe n'izo mpinduka nshya ziri kugenda ziboneka. Ibiganiro byacu nakagaruka.